Ibiganiro turabikomeje nkuko twabisezeranye. Wewe ukigera kuri chaîne kora subscribe kandi korwa rimwe. Hari abaguma gukandaho wenda uko abonye ikiganiro agakanda korwa rimwe gusa. Cyo wakomeza gukora ni like na commentaire niba bishoboka. Niba ikiganiro cagufashije ukagira undi ugisharingira. Nje ubaganiriza nubwo mvuga ku bintu kora kuri migration, ntabwo ndi umukozi wa migration, sindi umuaja, sinabyigiye, ntawe mfiteyo navuga ngo sinjana abantu hanze. Ntanga amakuru nasomye, ntanga amakuru nakurikiranye, ntanga amakuru quelquefois ndanaliza nkavuga ibyo ntekereza n'ibyo ntekereza, kuko mu biganiro byinshi uzasangamo mvuga ngo analyze. Sindi mu gushaka kubatindira uku kwezi. Uyu munsi turi tariki 2 z'ukwezi kwa 11 2025. Ntabwo nshaka kubatindira, ubu ni kuvuga iminota 10-12 natinze, ariko nkarasa ku ntego kubera ko arabage banandikira bambira bati buratinda. Okay, rero désormais ntabwo nzongera gutinda, nzaza mbagezaho amakuru mu ncamake. Ukeneye ko musobanurira en contact ku ruhande mufashe musobanurire. Turakomeje na bya biganiro twavuze ejo, nababwiye ko dukomeza kuganira nyine ku biganiro bisa n'ibisa, kandi uko bimeze kose hari abafawulu kuri iyi chaîne, kandi nawe uzahafa. Ugufawulu ni ukureisire cyangwa ni ugufashwa bikiya, ndabyizera cyane. Uyu munsi rero insanganyamatsiko yacu ndashaka kuvuga ibintu ukwiye kuba ufite mu gihe utegura dosiye yawe, mu gihe witegura gusaba visa yo kuja muri ibi bihugu navuze. Cyane cyane mvuga ibya Canada ko niho ndi, nibyo nzi, si amakuru yo gushakisha, ni amakuru nsomye cyangwa ayo ndasomye kayabaza ngasobanurirwa, ko sinsobanukiwe byose, nzibike cyane, hariho benshi bazi byinshi. Gituma tuvuga ibi, ntabwo tuzatubwira abantu ngo bava iwabo bazi, cyangwa bava iwacu iyo mvuka ngo baze muri ibi bihugu, no. Tuvuga kuba byifuza n'abifuza kuja guhaha, kuko quelquefois nje sinza mbigaya niko nza mbivuga. Umuntu ufite akazi mu gihugu sinkuru ntiziba zimureba, umuntu utuje utunganiwe ntizimureba, ariko umuntu ugihaye ukubita ibipfunsi ushaka imibereho woza ugakora, kuko ino urakora bakaguhemba. Sinkunda kwemezanya n'abantu basuzugura akazi, sinkunda kwemezanya n'abantu bavuga ko hari akazi keza kurenza kandi, no. So sinza nemezanya nabyo. Akazi keza ni akaguhemba, kabasha kukugaburira, kabasha gutunga bawe, ko niko kazi keza. Uko ko gusaba imbaraga kose uko bakameze kapfa kuba kaguhemba. Kibi ni ugukora akazi udahembwa cyangwa kakaguhemba make, ariko kabasha guhwanya n'irari ryawe cyangwa ukumva uranyuzwe. Kubera iki? Rero nicyo nari nshatse kuvuga, ndatinze. Hanyuma rero ndabatahije mwese inshuti zacu, ndabatahije abadukurikirana umunsi n'undi, ndabatahije abari Burundi, abari hehe iyo hirya hose bariya tuvugana. Imana ibaho umugisha, namwe mudukurikira tutavugana, turabakunda cyane. Rero si byinshi ugomba kuba ufite, ariko bikeya ufite bikwiye kuba biri prepare kandi ubifite. Hari abantu batangira dosiye, hari abantu batazi nuko botangira dosiye yabo, ukayitangira ariko ugasanga waradindiye. Uko bakugezeho, mureke mbibutse ikintu, iyo bakugezeho bagasanga hari ibyubura, barakuraporta bakagushiririya. Igihe bazokwandikira ukabizana, cyagihe ndikiragatambuka ya programu usabamo tiraka kurenga ibintu nk'ibyo. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi bintu ukwiye kuba bifite mu kuboko, kuvuga ngo utangire dosiye yawe. Kiganiro waracumvise, iki kiganiro uzocumva nyuma y'ukwezi, nyuma y'umwaka, nyuma y'iminsi ingana gute. Ibi bintu ni iby'ingenzi ukwiye kuba ufite. Si byose, simvuga ngo ni byose, kandi kuko ndakora muri migration sinshobora kuvuga byose nyine, kuko sinobimenya, sindi muri iyo biro.
ariko ibyo mvuga ndazi ko ari byo. Abafaransa bajya bavuga ngo c'est l'expérience qui coûte cher. Experience, kuko ibyo ngibyo mbifitiye experience. Hari abantu bemerewe gufata ifaranga. Je nta mafaranga mfata, nta n'uwo naka amafaranga. Hari ababyemerewe muri immigration, hari ababyemerewe babihemberwa, abantu bazana abantu baraharaha, hari amabiro ha, abantu bazana abantu babaplikira bakabishura. Jewe no, niba hari ico nemeye kuja kuaplikira ni gratuit, ntaco mbisabira rwose. Ariko hari ababiherewe ubushobozi, migration bizi ngo bacaya barasora, barahari hafi ahangaho. Ubwo rero nje sindi muri abo, nicyo gituma rero nje nguha amakuru gusa, hasigaye ibindi ibyinshi mba mvuga wabisoma ku masite y'amaguverinoma cyangwa y'amaprovince. Mba mvuga nimba mvuga muri Canada. Sinzi ko umuntu yombwira ngo nimwereke nuko baja kuri site. Reka ngene ndeke gutinda. Ikintu cya mbere ukwiye kuba ufise, nubwo ndabikurikiranya ku murongo, ukwiye kuba ufite acte de naissance. Mwifuza kuza muzanye n'umuryango wawe, wifuza kuzuzanye nabi wanyu, ugomba kuba ufite acte de naissance yawe, y'umudamu wawe, y'umwana wawe, donc famille muri rusange, mukaba mwese mufite acte de naissance. Igihe ufite umwana wa adopse, ufite n'umwana wazanye urera, abayifite mwese uko mungana mube mufite acte de naissance. Cyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Utagifite, en tout cas je doute fort, question mark, point d'interrogation. Ubwo rero tagiye mu bisobanuro birebire, icyo kintu gikwiye kuba ari ingenzi, cyo kintu ukwiye kuba ugifite. Ikindi mbabwira ari cyo cy'ingenzi, icyitwa ngo ni irangamuntu yo mu mahanga, cyangwa se urwandiko ni passeport. Urwandiko ruri international, à l'international, ni ugutwara passeport. Ukaba ufite passeport, pora mbivuga ikiri valide. Apana passeport ibura amezi 3 ngo irangire, apana passeport ibura amezi 4 ngo irangire, apana passeport ibura amezi 5 ngo irangire. Bavuga ko max ikwiye kuba minimum ifite amezi, isigaje amezi 6 ngo irangire, igifite ubuzima bw'amezi 6, igifite kubaho amezi 6, kuko bibarwa ko muri aya mezi 6 ahangaha niho ushobora kuba waje. Donc niba watangiye processus, bishobora kuba byakunze wamaze kugera ino. Munsi y'aya mezi 6 biragoye, bashobora kuyirejeta. Iyo yaba impamvu ituma dosiye yawe unayitangiye bakayikugarurira. Umva mbabwire, nibishoboka iyi dosiye, iyi passport yawe, niba dufate utuye muri dufate utuye muri Malawi, wambuke mu gihugu ifatanye na Malawi, uzamuka ugereza Burundi, utambi kugereza Tanzania, bagende bahakubite amakashe ntibikiri vierge, ku buryo nta handi wagiye, ugira handi hantu usa n'uzerereye, usa n'uciye, kugira ngo harimo amakashe. Kini kintu cy'ingenzi cyane mu mahanga. Passport ni passport nyine, nico kikwemerera, niyo rangamuntu yawe. Hari ubwo batakubaza irangamuntu, nta niyo bakubaza, ayo bakubaza irangamuntu yawe. Bafata nditegura, wenda tuvuge uri umunyarwanda urimo urategura kuja muri Australia, wamara ukavuga ukamba witegura irangamuntu, ati irangamuntu yanje iracyarinsha, nzagenda. No, uzagenda shaka passport, cyangwa ngo uragenda ngo uje kuvuga ngo passport yanje ngo yari yarangiye, cyangwa ngo igiye kurangira. Umwaje wa migration we nta mbabazi, n'itegeko n'akazi, nta masengesho, nta ndirimbo, nta kimenyane, nta corruption, taki. Iyo akeneye document iri valide, wewe ndi wibeshe ngo none waragira impuhwe ngo nagize gutya ngo azombona, nzomubwira ngo ko nabuze uburyo. No, il faut passeport ikiri valide, il faut passeport igifite ubuzima, il faut passeport itenda gupfa, il faut passeport igihumeka nyabyo. Ndabigusezeranya, amahirwe manini, cyangwa se amahirwe menshi
yakugwaho pasiporo yawe ibaye igifite ubuzima. Ikindi ni formation d'étude cyangwa se niba warakoze amaformation ukagaragaza inani amasertifika, niba warize ukagaragaza amadiplome selo n'icyo uhaye usaba, kuko hari abasaba baza gukora tiwosaba ngo uze gukora utangiye urwo rugendo ngo numara uvuge ngo bakubwire ati wize iki, nta certificate, amashuri wize naya, nta diplome, releve tazo, ico gihe nabwo ndashaka kuvuga iki, ukwiye kuba wujuje ibi bintu niba warize, ukwiye kuba wujuje ibi bintu niba warakoze formation, iki naco kiba gikenewe n'amareleve byose barabikenera. Quelquefois mbabwire zibe ari original tizibe ari photocopy. Hari abantu baza ari impunzi bakagera ino bakagaragaza uburyo ki habaye ibibazo, hari uburyo guverinoma ibijamo, ariko uciye muri iyo nzira guverinoma ntirindi kuzana, guverinoma irakwangira, irakwimira, yakwimira rero ugasanga ni wewe ubihombeyemo. Kubw'ibyo mpamvu ndagira ngo mbinginge mbisubiremo kabiri, ibyo nabyo ugomba kubyegeranya. Ndagira ngo kurumva ibintu ukwiye kuba witeguranye mu gihe uhawe utegura urugendo rwawe cyangwa mu gihe urimo wiyegeranya, ibyo ngibyo bikwiye kuba bihari. Ikindi experience, nimba uje gukora ugaragaze ibigaragaza icyo wakoraga, ko navuga biguhesha kwemerwa. Nakoraga iki, dore ngiki kimenyetso, nakoze iki, dore. Ibyo byose ukabigaragaza, cyo nacyo ni ingenzi cyane. Ikindi certificate z'indimi, kiriya ni ikintu gikonta cyane muri Canada, ni ikintu kinini kitazagisigara hasi. Muze mubyumva mbisubiremo, iriya certificate y'ururimi y'ukuza ururimi Igifaransa cyangwa Icyongereza, iriya certificate muri Canada igira amanota menshi cyane cyane, iri ishobora kuguha amahirwe kurusha abandi. Ufite ibyo ngibyo uyifite, donc ninkakasha uba uteyeho, ubu byemeje 100%. Ndagira ngo mbabwire ngo ico nacyo ni ingenzi. Sinashatse gusobanura none, nashatse kubibara kuko nta n'ikindi nosobanura kuri certificate de langue, mwese murayizi, by'indimi ibyo murabisobanukiwe, kandi utabisobanukiwe nanone azambwira nongere. Indi nanone kitazakibura n'umutungo kuri banke, kagaragaza wenda kabona waragiye usohora amafaranga n'uburyo yinjiye, bene ibyo cyo nacyo bakunda kukireba, cyo nacyo ni ingenzi cyane. Sindi bafata umwanya munini, reka ncumbikira, zaba bitewe n'uburyo ushaka kuzamo, zaba bitewe naho ushaka guca,